ko bakura ba bana bagwingiye. Oh my Aka God. kazibanyo karaza kubafasha, ndetse hari abafite ikibazo cya sinezite ibicurane, ugasanga urafungira uburibwe bwo mu nyonga y'itako n'imitsi. Ibi nabyo turaza kubivugaho. Ubasha kubikoresha mu bijyanye n'amenyo. Iki kimera uragikoresha ku bijyanye n'amenyo arwaye, y'amenyo akurya, y'amenyo yatobotse. Gusa mu kinyarwanda uko dukunze kucyita akazibanyo. Akazibanyo nicyo kimera tugiye kuvugaho, kuko hari uwatubajije indwara dusanga. Oh my God. Turagusuhuje wowe mukunzi w'ibiganiro dukunze gucishaho, tukwifuriza amahoro y'Imana kugira ngo akomeze kubana nawe aho uherereye hose. Wowe uri mu Rwanda turagusuhuje, ni ukuri Uwiteka akomeza kwishimire. Wowe uri hanze y'u Rwanda, abantu bari i Burundi, inshuti zacu mukunda kudukurikirana turabibona, abari Uganda, Congo, hano muri East Africa, mwese turabasuhuje tubifuriza amahoro y'Imana. Muri Afrika ibiganiro byacu birahagera, ndetse birenga n'imbibi bikagera no hanze y'Afrika. Turabibona cyane abantu bari United States. Turakwifuriza amahoro y'Imana we Patrick, ndetse n'abandi mujya mudubwira ibibazo muba mufite kandi tukabarangira imiti. Turashima yuko mutubwira yuko bigenda neza. Mujye mubishyira muri comment rero, mureke kubyihererana kugira ngo mutange n'ubuhamya n'abandi bigende neza cyane. Hari umukunzi wacu watubajije ku kimera bakita izina ryacyo gusa mu kinyarwanda uko dukunze kucyita akazibanyo. Akazibanyo nicyo kimera tugiye kuvugaho, kuko hari uwatubajije indwara dusanga ngiki kimera dukwiye kuvugaho uyu munsi. Mu kinyarwanda bakita akazibanyo, mu rundi rurimi nk'icyongereza bakita Erysicarpus laxatius. Nshobora kuba mbisomye nabi, ariko wowe ngibi aho byanditse, reba kuri screen yawe, maze nawe uryo n'izina ushobora kujyana muri Google igahita ikuzanira iki kimera, kuko byenda birashoboka yuko nshobora kugishyira hano ukaba utari kukireba neza ntubashe kugishyikira, ariko ryandike muri Google yawe urahita ukibona neza cyane. Si ngombwa yuko rero tuba turi ahantu hose turajya dukoresha imiti myinshi. Hari umuvandimwe wacu uherutse kuduhamagara aratubwira ngo njyewe ndarwaye kandi ndwaye indwara atumva indwara zose ziba ku isi zose zankoraniyeho. Rero icara utera agatebe, abadamu basasa kabogi maze muze mwiyumvire imiti igiye itandukanye. Hano tugenda tubazanira kuri Channel Musabyimana Jacques aba yabazaniye. Ni ukuri ni imiti izajya ibagirira umumaro kandi mukumva mumerewe neza cyane. Ariko by the way, banza ukande subscribe, ukore like, ushyireho comment, ndetse ntiwihererane ibyo bintu woherereze inshuti n'abavandimwe, kuko niba udafite kino kibazo birashoboka yuko hari umuvandimwe wawe ugifite. Hari n'igihe ataba yarakikubwiye mu bimwe mu bibazo tugiye kuvuga, ariko ugasanga we afite icyo kibazo kandi ashobora kuba yavurwa agakira, akavurwa n'iki kimera twabazaniye. Iki kimera rero ni ikimera kivura indwara nyinshi. Gusa tugiye kwivugira ku ndwara yitwa diyare, tuvuge ku ndwara ya sinezite n'ibicurane. Izi ndwara uyu muvandimwe nazo yatubwiye yuko azifite, ndetse turavuga ku ndwara y'abagabo bafite intanga nkeya, ugasanga ni z'ibihuhwe, gutera inda byaranze. Abo nabo tugiye kubavugaho. Turavuga
ku bijyanye n'uburibwe bw'amenyo. Amenyo yazengereje abantu benshi, ndetse n'aha ngaha ndi hari abantu bafite icyo kibazo cy'amenyo, ariko nimwicare mutere agatebe icyo kibazo gikemuke mukoresheje iki kimera bita akazibanyo. Hari kongera igikuriro ku bana, byanze ko bakura, ba bana bagwingiye. Oh my aka God. kazibanyo karaza kubafasha, ndetse indwara ya nyuma tuza kuvugaho ni kugabanya uburibwe bwo mu nyonga y'itako n'imitsi. Ibi nabyo turaza kubivugaho kuko iki kimera kibasha kugira. Wowe rero ufite imwe muri ibi bibazo twavuze, nakubwira ngo ngwino maze twigane, ubashe kuba wakwivura, umubiri wawe wongere umererwe neza. Nshuti bakunzi ba Musabyimana Jacques, reka duse nk'ababinyuramo maze bibashe kugenda bifasha buri umwe wese ukurikiye ibi biganiro. Hari ibimera byinshi Imana yagiye iduha bifite akamaro kanini ku magara yacu, ariko abenshi babica iruhande rwabyo batabizi. Uko niko kuri, abenshi tugenda tubica iruhande tutabizi, twarangiza tukajya gutanga amafaranga menshi cyane. Ariko iyo uza kubimenya, iyo ubimenya, ntiwari gutanga amafaranga watanze, kuko wari gukoresha iki kimera kikaba cyabasha kugukiza. Akazibanyo rero ni kimwe muri ibyo bimera by'agaciro abakurambere bacu bakoresheje mu myaka myinshi yagiye ishira mu kwivura, bagerageza kuvura bakomeza amagara yabo cyangwa se ubuzima bwabo. Nitwa Dr. Jack. Uyu munsi ngira turebere hamwe akamaro k'iki kimera gitangaje gikunze kuboneka mu bice bitandukanye bya Afurika. Ntabwo ari hano mu Rwanda gusa, kuko muri Afurika iki kimera kirahari, ndetse no muri Aziya ndabizi neza kirahari, Amerika kirahari. Nimwinjire muri ibyo byaro byaho murabihasanga, ndetse winjire cyane cyane ahenda gusa nk'igishanga, uraza gusanga iki kimera. Reka rero turebe indwara kivura. Ndizera ko utazongera kugipfusha ubusa ukimara kumenya izi ndwara kivura nk'uko twazivuze haruguru. Rero reka dutangirire kuri iyi ndwara ya diyare cyangwa se gucibwamo. Kuba uri kudiyara ni Ikinyarwanda, si Ikinyarwanda ariko ni ururimi twumva cyane, ariko nutanabyumva nta kibazo, wumve gucibwamo. Nkunda cyane abasogokuruza, kuko ucyumva iri zina akazibanyo uhita wumva kuri iyi ndwara yo gucibwamo. Rero genda wifatire amababi uyavugute mu mazi. Uyu muti ujye unywa igikombe mu gitondo, umugoroba. Urafata amababi yuzuye nk'amashyi yawe, ushyire muri litiro y'amazi uvugutiremo, nurangiza uranywa igikombe mu gitondo, umugoroba. Iki kibazo cya diyare kiraza kuba gikemuka neza cyane. Hari abafite ikibazo cya sinezite. Sinezite ibicurane, ugasanga urafungiranye, ntubasha no guhumeka. Ikibazo gikomeye cyane, ariko yaba wari uzi yuko iki kimera kibasha kugufasha. Amababi yako kuvura sinezite, fata amababi yako, urashobora gufata, ashobora kugufasha kugabanya gufatana mu mazuru no koroherwa guhumeka neza. Kuyahekenya ni byiza cyane.
wowe urayakoresha. Wowe urwaye sinezite, ukaba urwaye ibicurane, wafungiranyije, genda ukoreshe aya mababi maze ubashe kuba wamererwa neza cyane. Urajya uyafata uyahekenye, kuko ni ibintu wakora uri no mu nzira uri kwigendera, ukaduhekenya ukigendera, ukaduhekenya mu gitondo umugoroba, mu gitondo umugoroba, maze wirebera ukuntu iyi sinezite yawe mu gihe gitoya cyane iza kuba yagiye ikira, umera neza cyane. Ibi kandi ubasha kubikoresha mu bijyanye n'amenyo. Iki kimera uragikoresha ku bijyanye n'amenyo arwaye, y'amenyo akurya, y'amenyo yatobotse. Sekura amababi yako wabanje kuyaronga neza, uyakorera isuku, womeke mu ryinyo ririmo ritera imisonga, bihita bihagarara ako kanya. Kugabanya amenyo arwaye ni ukuvuga ngo ya misonga irahita ishira, ntabwo wongera kumenya uko byagenze. Bwashize nabahaye video y'uburyo ki twakwivura amenyo, ariko n'aka ngaka ushobora kugakoresha. Rero ntubikoresha rimwe, urabikoresha rimwe, kabiri, gatatu, byibuze iminsi 7, aya menyo yawe niyo yaba yaratobotse araza kumera neza. Ni ukuvuga ngo niba nkubwiye ngo komekamo, uromekamo, ariko uze gufata uburoso ukuremo, wabrose neza cyane gake witonze, maze nimugoroba wongere womekemo. Iki kibazo cyawe mu gihe cy'iminsi 7 kiraba cyakemutse. Ariko ku kijyanye na bwa buribwe, umunsi umwe gusa, nta kwirirwa tuvuga ngo turaza gutegereza iminsi 2, 3, 4. Oya, umunsi umwe urahagije kugira ngo uburibwe bube bwakemutse. Tubikoreshe, wowe bikoreshe, nta mafaranga ngusabye, kandi uranga kubikora uzagenda utanga amafaranga menshi mu bapfumu bakurya amafaranga menshi, maze ikibazo cyawe ugaruke kitanakemutse. Nta mwanya mfite wo gusubira mwibi. Tega amatwi neza, niba utabyumvise ongera usubiremo video, ongera uyisubiremo, maze ubashe kuba wakwivura. Iki kimera kandi ni igitangaza, kuko cyongera igikuriro ku bana, b'abana bagwingiye. Ukambwira ngo umwana yagwingiye ate? Uwiteka yaduhaye ibimera kugira ngo bigende bidufasha mu buryo bwose bugiye butandukanye. Wowe niba ufite abana ukabubona igikuriro cyawe kitagushimishije, igikuriro cyawe, ngwino wegere hino ukoresha ibi ngibi. Fata imizi yako uyironge, ucuyisekura inoge, uyanike yume. Nurangiza urayivungagura, nk'ikinyiga nyine yibere agafu. Uha umwana, ushobora kumukorera umutobe w'ibyo bintu ukawuvangamo ubuki, cyangwa se kuko twamaze kuwugira agafu, ushobora no kubishyira ku biryo hejuru, ntacyo bigutwaye, maze urebe ukuntu umwana wawe yongera kugira igikuriro cyiza. Erega burya abatabizi bicwa no kutabimenya. Niba utabizi birashoboka yuko nyine ni amahirwe makeya wagize, ariko wongeye kugirirwa amahirwe menshi uguye kuri channel ya Musabyimana Jacques. Koresha ibi bintu rero, maze ibintu byawe bigenda neza cyane. Dusigaje mu byo twavuze, dusigaje indwara 2 tugiye kuvugaho, maze tugasubika ikiganiro cyacu. Indwara 2. Dusigaje indwara ya mbere ivuga ngo kugabanya uburibwe bwo mu nyonga y'itako. Iki ni ikibazo kigenda kizahaza abantu benshi, ndetse ku bantu bakuru. Ariko
birasekeje cyane yuko no ku bana, abantu bakiri batoya, ibi ngibi tutangiye kubibasangaho. Rero reka mbanze mbabwire iki ngiki. Hari uburwayi buza bukaza gutyo gusa tu, ariko hari n'uburwayi buza buherekejwe n'imbaraga z'umwijima. Ubwo reka mbivuge neza, hari abarozi bari kukugendaho bakaba baguterereza bino bintu. Ni byiza cyane yuko ubanza ukisuzumisha ukareba ese koko nta kibazo mfite. Ni bake cyane bazagusuzuma bakabimenya, ariko niba nta kindi kibazo cy'uburwayi ufite, reka tukubwire uyu muti ugende uwukoreshe, kugira ngo impamvu mba nyujije mwaka kantu ni ukugira ngo ejo utawukoresha bikanga ukavuga ngo kuki batubeshye. Ushobora kuba ufite ikibazo cy'amarozi. Ndaje mbahe amavideo y'ahantu amarozi akunze kuba ari, ibimenyetso byaho niba wararozwe, maze nawe ubyibwire kugira ngo ubashe kuba nawe wakwivura. Niba udafite aho wagana, nyarukira muri description, uraza gusangamo nimero, uyihamagare babe bagufasha. Ubu iki kibazo rero cy'uburibwe bwo mu nyonga y'itako, aka katsi bita akazibanyo kagabanya ububabare bwo mu nyonga y'itako. Akazibanyo uragasoroma, amababi menshi ukayateka, ukajya urikandisha ku kuguru. Icyo ni kimwe mvuze. Ikindi, fata aya mababi uyatekane na ya bambuwa. Nibimara gushya ushyiremo urwiri, byose ni umukamato, maze ayo mazi yabyo ujye unywa kimwe cya kabiri. Urafata litiro maze unywe mu gitondo, saa sita, umugoroba. Ni udukombe 3 mu gitondo, saa sita, umugoroba. Urabikora mu gihe cy'iminsi 15. Iki kibazo cyawe kijyanye n'umunyonga y'itako, usanga n'umuntu no kugenda byanga, guterura itako bikamunanira, ugasanga ni ikibazo gikomeye cyane kandi kigiye kimuremereye. Rero genda ufate ibi bintu nk'uko mbivuze, ubikoreshe. Akazibanyo, amababi yakurajya uyakandisha itako, kandi wongere uyafate uyatekane n'ayabambuwa. Nibimara gushya ushyiremo urwiri, ujye unywa mu gitondo, saa sita, umugoroba, maze ikibazo cyawe kiragenda gikira neza cyane. Reka twivugire ku ndwara ya nyuma izengereje abantu. Abagabo bafite intanga nke mu mubiri nizo bafite, kandi ugasanga ni ibihuhwe. Ni benshi bagiye kwa muganga bagasanga bafite icyo kibazo, bakabategeka ibyo bakwiye gukora, nyamara bakabikora bikanga. Ese kuki byanze? Ni ikibazo gikomeye. Rero ngwino wicara ahangaha maze tubashe kuba twakuvura, ariko twasize nimero yacu muri description. Injiramo, niba hari icyo tumva uduhamagara, utubaze, tube twagusobanurira buri kimwe cyose donido. Kandi niba ufite ikibazo cy'uburwayi budafite ubona bwaburiwe igisubizo, dushobora kugufasha, kuko hari indwara abaganga ntabwo tujya tubatera ibuye. Hari indwara babasha kuba bavura, ariko iyo bigeze ku bibazo by'imyuka mibi, imyuka mibi ntabwo ikizwa n'ikinini, kandi ntabwo ikizwa n'urushinge. Icyo cyo ndakiguhakaniye. Duhamagare tugufashe. Twivugire kuri aba bagabo rero. Ugasanga umaze imyaka irenga 5 ubana n'umugore, nta n'inda uragerageza kuba wamutera ngo ivemo byibura. Ugasanga umugore ajya mu gihe cye, nta
ikibazo, nyamara ikibazo ari wowe ufite intanga nke zitahagije cyangwa se zidakomeye. Aha rero wabaza uti nakora iki kugira ngo iki kibazo, burya abasore cyangwa se abantu bashakana bagira ngo bunguke urwunguko rw'umwana. Umwana araryoha, by the way, umwana araryoha. Niyo mpamvu buri wese aba yumva yifuza kubyara. Iyo uzanye umugore ntubyare birababaza, kandi nawe mugore birakubabaza. Icyashoboka cyose wagitsanga, ariko ukabona uyu mwana. Niyo mpamvu rero twaje kugira ngo tube twabafasha. Fata amababi y'akazibanyo uyateke wabanje kuyavungagura. Uranywa kenshi gashoboka, cyane cyane muri cya gihe umukunzi wawe ari mu bihe byo gusama. Uyu muti ni inyishyu y'ikibazo ufite, cyangwa se ni igisubizo cy'ikibazo ufite. Ubu se mwanshinja iki? Icyo ndakora se ni iki? Umva, wowe kanda subscribe, ariko izi video mujye mugerageza mwebwe mubibona. Ndagushima wowe umpamagara ukambwira uti ibiganiro byawe ndabibona, ariko nyuma yo kubibona byoherereze, ishyira mu magurupu urimo, bagenzi bawe nabo babashe kuba bakwivura, babashe kuba bakira. Reka dutange promosiyo, wowe ufite iki kibazo ugafata iyi video ukayiha abantu 20, uzampa screenshot. Ukaba ufite ikibazo ukampa screenshot y'abantu 20 wayihaye. Ngwino tugusuzumira ubuntu. Iyo ni promosiyo turi gushyiraho. Murakoze cyane rero, mwari kumwe na Musabyimana Jacques, inshuti yanyu ibakunda. Ibiganiro byacu nakagaruka. Murakoze. Goodbye.